ikaze kuri Rwanda Memorial TV ibazaniye umuco n'amateka y'u Rwanda ngo mwishyuke mu Rwanda murakoze murakarama. Turabasuhuje bakunzi b'umuco n'amateka y'u Rwanda. Uyu ni umwanya w'ibiganiro ku muco amateka y'u Rwanda, ubuvanganzo, imihango, imigenzo, imiziro n'ibindi. Twanditse ibiganiro byinshi tuzagenda twigiramo u Rwanda. Ese u Rwanda ni iki? Umunyarwanda nindi? N'ibiganiro bizagenda bitumenyesha uko u Rwanda rwabayeho, uko umunyarwanda yabayeho, uko yapfuye, uko yazutse akongera kubaho, ndetse n'uko yaremwe mu majya n'amaza yo kubaho ku Rwanda mu bindi bihugu bigandagaje kuri ubu butaka. Ikiganiro twandikiyeho kuri uyu munsi ni ikiganiro kivuga ngo u Rwanda rwatuwe rute, ese abarutuye baturutse hehe? Benshi mu baturarwanda ndetse n'abo mu karere gatonye n'u Rwanda, ndavuga mu bihugu bigiye bituzengurutse, usanga benshi bahizanira ku kwibaza ngo umunyarwanda yavuye he, ngo se abarutewe bavuye he, ngo bavuye aha n'aha, ngo aha n'aha, ariko hakabura n'umwe wateraho umusumari agira ati u Rwanda rwatuwe rutya, abanyarwanda bororotse batya, abanyarwanda bapfana iki, abanyarwanda bafite abandi bafitanye isano muri aka karere no hirya no hino ku isi. Iki kiganiro nta kindi kije kwamara amatsiko no kumenya ngo iturwa ry'u Rwanda ryagenze rite, ese umunyarwanda warutuye yaturutse hehe? Nta gushidikanya nk'uko twese tubimenyereye kandi twabwizanye ukuri, nta muntu wigeze ahanantuka ngo ave mu kirere yikubite ku butaka bw'u Rwanda aze abuture, ahubwo umuntu wari wese afite umukurambere wa kure akomokaho, afite igisekuruza cye cya kure cyaho akomoka, hanyuma akisanga ari muri u Rwanda, ariko afite ibisekuruza bye bya kure byo mu bihe ibihumbi bishize byamubyaye, akagenda yimuka akagera no ku butaka butari u Rwanda, akabutura, akabututira, akabutsura, akaburemamo gakondo ibihugu bituwe. Reka tubanze turebe muri Afurika muri rusange. Afurika dufite iyi ngiyi yatuwe mu mihora itatu. Umuhora wa mbere ari nawo mugari cyane ni umuhora Afurika y'Iburasirazuba, uturuka muri Ethiopia ukagera muri Afurika y'Epfo. Iyo bavuze uwo muhora ni umuhora w'ibihugu Ethiopia, za Kenya, Somalia, Eritrea, za Djibouti, ugafata Uganda, Rwanda, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'Iburasirazuba, ukamanuka mu Burundi, za Malawi, Zimbabwe, Zambia, Mozambique, ugafata za Lesotho, Eswatini, Botswana ndetse na Afurika y'Epfo. Abatuye uwo muhora hose bakomoka mu gihugu cya Ethiopia, hariya mu ihembe rya Afurika. Undi muhora wa kabiri ni umuhora uva muri Senegal ukamanuka Nigeria ndetse na Chad ukagera Namibia. Abatuye umuhoro bose baturutse muri Chad, Nigeria ndetse na Senegal. Hakaza n'undi muhora uri mu majyaruguru ya Afurika hariya mu bice bya za Sahel, abahatuye bose baturutse muri Libya, nuko ngo ni muri bira bihugu by'Abarabu birimo Maroc, Tunisia, birimo Mauritania, hakaza Algeria ndetse na Libya. Uko rero niko abakurambere bacu bagiye baturuka muri ibyo bihugu hirya no hino, ugasanga bagiye bakwirakwira muri iki karere ka Afurika bitewe n'iyimuka bagiye bakora. Kandi tubwizanyije ukuri, nta wigeze akora iyimuka azamuka ave pagana ruguru, ahubwo bose bamanutse mu majyaruguru ya Afurika ndetse no mu burasirazuba bwo hagati, baza batura muri ako karere. Uko niko nako igihe cyageze u Rwanda narwo rugera igihe ruturwa n'abaturage baturutse hehe, ruturwa n'abaturage bakomoka hehe. Nk'uko bisanzwe kimwe n'ahandi mu bihugu byo ku isi, u Rwanda rwabanje kubaho ari amashyamba kimeza, amashyamba arunzemo inyamaswa, ibiyaga, inzuzi n'imigezi yose yisagagurwamo n'urusobe rw'ibinyabuzima, ariko rutagira umuntu. Nuko igihe kimwe kiza kugera haturuka igisekuruza cya mbere cyatuye muri u Rwanda ahasaga muri 300. Icyo gisekuruza ni igitsina kiyomoye ku Bahima bo mu gihugu cya Uganda, kuko bure Uganda yatuwe mbere y'u Rwanda. Nuko baraza biyomora kuri icyo gitsina cy'Abahima, baraza barema gakondo yabo muri aka karere. Ushobora kwibaza ngo ese aho batuye bwa mbere ni hehe? Nkuko amateka bidutekerereza,
abantu bose bagiye batura muri Afurika ndetse muri aka karere muri rusange bagendaga baronda ahantu hari inzuzi, hari amashyamba kimeza ndetse n'imigezi kugira ngo bibafashe guhiga, kubona umwenda wo kwambara ndetse no kuhira inka zabo, dore ko benshi bagiye bakora yimuka binjira ku butaka bw'u Rwanda bitwaje gushaka aho bororera n'ubwinyagamburiro bw'amatungo yabo ndetse n'imiryango yabo. Umuntu wa mbere cyangwa se itsinda rya mbere ryaje gutura muri u Rwanda ryaje hariya mu karere ka Rutsiro, ndavuga mu mirenge ya Boneza, Mushonyi, Musasa, Ruhango, Gihango ndetse na Nyamyumba yo muri Nyabihu. Nuko baraza barema ku gatsinda batura kuri icyo kiyaga cya Kivu hateganye n'amashyamba ya Zamukura ndetse na Gishwati. Barorora, baratunganirwa, nuko bakwira isi yose, bakwira Afurika, ariko bavuye aho ngaho. Abatuye aho muri ubwo butaka bwa mbere niyo amateka tubwira yuko bitwa Abasinga. Abasinga ni izina ry'ikinyankore rishaka kugaragaza ibigwi n'ibirindiro abaturutse ku Bahima bari basesekaranye ino. Abasinga mu mateka y'u Rwanda bivuga abanyentsinzi. Nukuvuga ngo icyo kugaragaza ko ari abanyentsinzi nuko barakora wa mbere bageze ku butaka bw'u Rwanda bukira amashyamba, bakabutema, bakabututira, bakabutura, bakabuhangamo gakondo z'ibihugu bituwe. Ikindi cya kabiri, mu bihugu 29 byagize ubutaka bw'u Rwanda, Abasinga bari bafitemo 16, kandi noneho icya gatatu niyo bakora ibarura kugeza ubu ngubu wasanga Abasinga aribo benshi. Kwita iryo zina naho bituruka nuko ari bo bakuru ku butaka bw'u Rwanda. Ntabwo uko bakomoka kuwitwa Musinga, ahubwo nkuko bivuga Abasinga bakomoka ku nshinga y'ikinyankore yitwa Okusinga, bivuga gutsinda. Bityo rero kugeza na n'ubu amateka twereka yuko ari abanyentsinzi, kuko aribo baharuriye indi miryango migari n'ibindi bicumbi bikuru, baharura imihanda, baraza batura kuri ubu butaka. Uko bagendaga bororoka niko bagiye bakwirakwira hirya no hino muri aka karere, ari nako barema ibihugu kugeza ubwo bibaye 16, ndetse bava no mu Rwanda baramanuka bajya guhanga ibindi bihugu. Buriya mu Burundi hari abuzukuru b'Abasinga benshi cyane, ariko noneho by'akarusho buriya Malawi, Mozambique, Zimbabwe ndetse na Zambia, bira ni ibihugu byaremwe n'Abasinga bafite inkomoko yabo mu Rwanda hariya mu karere ka Rutsiro. Ikindi gice cyaje mwimuka ry'Abanyarwanda baza gutura ino ni igice cy'Abazigaba. Abazigaba basesekaye mu byino ahasaga muri za 400, barangajwe n'umukurambere wabo mukuru witwaga Gazigaba. Nabo baje bakomoka ku Bahima bo mu gihugu cyo muri Uganda. Nabo baraza bafata igice cy'uburasirazuba bw'u Rwanda, bagenda baronda amashyamba kimeza ariyo yariya y'Akagera n'ibiyaga birimo za Nasho, Rwanyakizinga n'ibindi ndetse n'uruzi rw'Akagera. Baragenda baratutira, baratura, bahangamo gakondo y'ibihugu bitu. Aho batuye bwa mbere kugeza ubu ni mu murenge wa Murundi ndetse na Mwiri yo mu karere ka Kayonza, ukongeraho n'umurenge wa Rwimbogo wo mu karere ka Gatsibo. Aho niho Abazigaba bororokeye, baragenda bakwira muri aka karere ndetse n'isi yose muri rusange. Igisekuruza cya gatatu cyasesekaye ino asaga muri 700. Icyo gisekuruza cyitwa Abanyiginya. Abanyiginya igisekuruza cyabo gikuru aho kiba muri Ethiopia, muri leta ya Oromia, mu muryango mugari w'Abagara. Muri aka karere Abanyiginya nibo bakoze imuka rya nyuma. Ano mpamvu ubona mu mateka aribo bamamaye muri aka karere, ndetse bahahura n'ibyago bikomeye cyane byagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Nta yindi mpamvu ituma bavugwa nuko aribo baje nyuma y'Abanyiginya, nta yindi imuka yigeze riba muri aka karere. Bakigera ino basesekaye ino bahageze asaga muri za 700, basesekara ku rutero rwa Kinani, ngubu naho mu karere ka Kayonza, umurenge wa Mwiri ndetse na Murundi. Bahasanga Abazigaba. Icyo gihe bari barangajwe imbere n'umukurambere wabo, umwami wahagengaga witwaga Kabeja. Babajije ati se mwitwa bande? Bitewe nuko bari bamaze igihe bari muri aka karere, bari bamaze kumenya ururimi rwakoreshwaga muri ibyo bihe rw'Urunyankore. Barangije babwira ngo turi Abanyiginya. Abanyiginya mu Kinyarwanda bivuga abantu barambye ku butunzi ndetse n'ubupfura. Bategetse igihe kirekire, bazi gutwara, gucunga abantu, bazi gutunga, gushaka ubutunzi, ariko bakagira n'ubuntu bakanatanga. Ibyo kuva bavuga yuko bitwa Abanyiginya byakomeje kuba izina ryabo,
ndetse bikomeza no kwitwa umuryango wabo mugari n'igicumbi cyabo gikuru kugeza magingo aya ngaya. Ariko icyo twavuga aha ngaha ni uko ibicumbi bikuru bitatu by'imiryango migari dufite mu mateka y'u Rwanda byose bituruka muri iryo yimuka ry'Abasinga bahageze bwa mbere, hakaza Abazigaba ndetse n'Abanyiginya. Iyo usuzumye izo nyito zombi ko ari eshatu usanga mu by'ukuri zigaragaza icyo abakurambere Mpangarwanda bahanze ibihugu kuri ubu butaka bashakaga. Urugero, Abasinga ni abanyensinzi, ni uko ngo basesekara nyino ikintu cy'ibigwi n'ibirindiro, gutsinda, kunesha, guhangana, kudahangarwa no kurema inganji muri aka karere. Abazigaba nabo baje bazanye ibigwi n'ibirindiro by'ibyo bifuza, uko Abazigaba mu Kinyarwanda bivuga abarema byiza. Icyabanje niyo ntabwo ari ukurwana ishyaka ritava mu bwenge cyangwa se kwangiza isi cyangwa kwangiza igihugu, ahubwo bahazanywe no kurema ibyiza mu ishyamba kimeza, mu mashyamba gakondo yari ahari ngo bayaramemo ibyiza, bareme ibyiza, ishyamba riturwe, abaturage babane neza mu mahoro. Igice cya gatatu nacyo cyaje, urumva Abanyiginya ni abantu barambye ku butunzi n'ubupfura. Ese mwese ntabwo muzi igisobanuro cy'ubupfura? Ubupfura ni uguharanira gutunga ukanatanga, ariko nanone ukagira umutima mwiza, ugafasha abababaye, umusonga wundi ukakuraza ijoro. Ukurikije iyo mitekerereze n'amazina abakurambere bagiye bitwa, nibyo byatumye iteka kugizana n'ubu Abanyarwanda tugifite akayihayiho k'ibigwi n'imihigo, kuko n'undi abakurambere Mpangarwanda basesekara mu byino, baje bafite umurongo mugari bazagenderaho ku butaka bushya bari baje guturamo muri ibyo bihe. Iyo usuzumye neza imiturire y'abo bakurambere usanga nta n'umwe utari ufite ikibazo kimuzanye. Abazigaba bazanywe no kurema ibyiza, nuko ngo biyomoye hariya ku Bahima kuko babonaga babangamiwe bashaka kurema gakondo yabo nshyashya. Abasinga nabo ni igitsina kiyomoye ku Bahima, nabo baje hariya muri Rutsiro bashaka kurema gakondo yabo nshya n'imiryango yabo n'amatungo yabo. N'Abanyiginya nabo baje aricyo kibazo bafite, ni ukuvuga ngo kugeza mu mwaka wa 700 nyuma y'igihe mu bihe by'ikibariro cyacu bigaragara ko iyo miryango yatuye ari itatu yose isangiye ikibazo kimwe, gushaka ubwinyagamburiro bw'amatungo yabo ndetse n'imiryango yabo. Uko imiryango yagendaga yororoka gahoro gahoro, noneho nibwo yageze aho itekereza uko yahanga gakondo z'ibihugu bituwe. Icyo gihe hari inkubiri yo guhanga ibihugu haba mu Rwanda ndetse no mu tundi turere. Nta n'umwe wagaho avuga ngo nzabaho uko mbonye, ahubwo batekerezaga ngo reka tureme gakondo, igihugu tukireme, tugiture, hanyuma nitumara kugitura kizitirirwe abazadukomokaho. Mu mizo ya mbere bagitangira gutura muri uru Rwanda, ubundi abantu bategekerwaga mu miryango. Urugo rukagira umutware w'umuryango, bane bakagira umutware w'imiryango. Bamaze kororoka, bamaze kuba benshi, noneho batora umwami akaba umugenga wabo batwara imiryango, noneho bakarema igihugu. Nuko ibihugu byagiye biremwa ku butaka bw'u Rwanda kugeza ubwo bubaye ibihugu 29 biri ku buso bwa kilometero kare 168,606. Nari nibeshye gatoya, ariko nuko byagenze. Baremye ibihugu biri ku buso bwa kilometero kare 168,606. Ibyo bihugu uko bagendaga babirema niko umwe yabyaraga akabwira umwana ati genda uture hariya, yabyara akabwira undi ati ture hariya, ku buryo wasangaga n'ubundi ibyo bihugu byose uko ari 29 byihariwe na bya bicumbi bikuru bitatu by'imiryango y'Abazigaba, y'Abasinga ndetse n'iy'Abanyiginya. Ibihugu byatuwe muri aka karere byahanzwe bwa mbere ni ibihugu bitagera nko muri bitatu. Igihugu cya mbere cyitwaga Ubudaha n'Ubwishaza, cyahanzwe asaga muri 300, gihangwa n'umukurambere w'Abasinga witwaga Rurenge. Nukuvuga ngo rero ibindi bihugu byagiye bihangwa byahanzwe n'abakomoka kuri uwo mukurambere w'Abasinga umenyekana mu mateka y'u Rwanda witwa Rurenge. Ikindi gihugu cya kabiri gikuru mu mateka y'u Rwanda cyitwa Ubungwe. Ubungwe bwahanzwe na Mungwe murumuna wa Rurenge. Igihugu cy'Ubungwe aho cyari gihereye kugeza ubu ni mu karere ka Gisagara, akarere ka Huye
akarere ka Nyaruguru ndetse na Nyamagabe y'Uburengerazuba. Abenengwe bari batuye iki gihugu niyo bagiye baguka kugeza ubwo bambutse Akanyaru bagera no mu gihugu cy'u Burundi. Ubudahano bwishaza mu mateka y'u Rwanda buhangwa bwari bugizwe n'igihugu n'akarere ka Karongi ndetse na Rutsiro, kikagengwa n'abasinga. Uko bagendaga boroka baraje abasinga kugeza ubwo imbibi z'ibihugu byabo zigarukiye hano kuri Nyabarongo, ndetse hari n'igihe banambutse bafata hakuno ya Nyabarongo, ndavuga mu bihugu by'Uburiza ndetse n'Ubwanacyambwe. Abazigaba nabo baragiye barema igihugu gikomeye cyane anacyo gakondo nkuru abazigaba bororokeyemo. Icyo ni igihugu cyitwa Urweya rw'Umubari, cyahanzwe ahasaga muri za 400, ndavuga mu mirenge ya Mwiri, Murundi wo muri Kayonza ndetse na Rwimbogo yo muri Gatsibo. Abazigaba bororokera aho ngaho kugeza ubwo bahanze ibihugu bigera muri 6. Abanyiginya bo baje muri za 700 basanze abazigaba barakabye, ariko baraza basaba ubusembere, baratura baratutira, baremera gakondo ibihe byose abo bazatura kugeza ubwo bageze aho babona igitaka kigisigara, nabo bagihangamo igihugu cyitwa Gasabo cyabaye gakondo yabo ibihe byose. Nguko rero abahora basizanira bavuga ngo yehe ngo Rwanda hangaha ngo bavuye muri Ethiopia namwe ngo tuzabasubizayo ngo tunabishe. Ese abatuye muri uru Rwanda ninde ushobora kuvuga yuko afiteho ubuzare kuri ubutaka burutundi? Icy'ingenzi ni kimwe, ukuzirikana ko nta numwe wageze kuri ubutaka ahanutse mu ijuru, ahubwo no kumenya ngo twese twabusangiye, dufite ibisekuruza bya kure bidututsemo, kandi tuza dusangiye umugambi wo gushaka gakondo y'imiryango yacu n'ibihugu dusangiye ndetse n'amatungo yacu. Ngayo nguko rero, nguko uko u Rwanda rwagiye ruturwa kimwe n'ibindi bihugu bisangiye umuhora uva muri Ethiopia ukagera muri Afurika y'Epfo. Abanyarwanda, Abanyakenya, Abanyatanzania, Abanyauganda, Kongo y'Iburasirazuba, Abarundi, Zimbabwe, Zambia, ibyo bihugu byose kugera muri Afurika y'Epfo, abahatuye bose igisekuruza cyabo cyakure kiba mu gihugu cya Ethiopia. Ngayo nguko rero mukomeze gukurikirana amateka y'urwababyaye, tuyavimuzi tugere muzingo kugeza ubwo tuzakurura amateka y'imitabihe ku gihugu cy'u Rwanda amaze imyaka ikabakaba 2000 kuri TV Rwanda Memorial TV. Muyikurikirane uko bwije nuko bukeye, muzajya mubona byinshi ku muco, amateka n'ubuvanganzo. Ni ishuri twigiyemo kuko ntabwo tuzigera duteba cyangwa ngo twicagagure. Iki kiganiro ni nayo mpamvu tugihereye mu muzi kugira ngo mumenye ko uko u Rwanda rwagiye ruturwa, uko rwagiye rugwiza abaturage barwo, nuko rwagutse rukagwiza ubutaka bungana na kilometero kare 168,600. Murakoze murakarama, Imana y'u Rwanda ihorana namwe.